Nongeye kugusuhuza we tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, nawe ugenda umenyecano ugakurikira amakuru yacu by'umwihariko amakuru atandukanye, ariko aka kanya tugarutse mu makuru ya cryptocurrency cyangwa se mo kimwe amakuru y'ifaranga ry'ikoranabuhanga by'umwihariko Pi Network. Pi Network amakuru ku bantu bayikurikira cyangwa se ku bantu bayimayininga ni uko ibigaragara uyu munsi hagaragara amakuru mashyashya kuri dashboard, kuko benshi bari biteguye neza ko grace period twari turi ku munsi wa nyuma tuzi neza ngo hari indi update irindiriwe, ariko bibaye ngombwa ko habaho gutungurana, itariki bayigiza imbere, grace period bayongeraho iminsi 28, ubwo ni ukwezi kwa kabiri kose. Ariko nyirizina se ndabizi ko benshi bashobora kubona aya makuru ntibayishimire cyangwa se bakayabona ukundi, ariko nagira ngo nkubwire ngo we tubone umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, cyangwa se nawe ugenda umenya iyi channel. Aya makuru ni amakuru ibyo ari byose umuntu uwo ari wese yareba, yaba ari muri uyu mushinga cyangwa se yaba yarakurikiye amakuru yawo, ntatesha agaciro, kuko iyi minsi 28 ishyizweho n'ubundi ntabwo twari kuva muri periode imwe ngo bakorozinga ama account bagire ibyo bakora, kandi bagaragaza neza ko igihe cya Open Mainnet kitaragera. Ariyo mpamvu uwo dukurikira cyawe tubana umunsi ku wundi kuri Nta Mikino Online TV, ibi ngibi iyi update igaragaza neza ko izi tariki 28 bashyizeho z'ukwa kabiri nyine ari deadline ya nyayo, noneho bigaragara kuri officiel, kuko biragaragara ko tuzava muri grace period twinjira direct muri Open Network cyangwa se Open Mainnet. Ibi bintu rero bikaba ari ibintu bifatika. Open Mainnet kikaba ari igihe cyangwa se bikaba ari ibihe bigaragara mu buryo buri officiel ko tugiye kwinjiramo, kandi vuba bidatinze, mu buryo bugaragara kandi bugaragara buri wese, kuko uyu munsi byari n'inshoberamahanga kumva ngo 31 z'ukwa mbere habayeho guclosinga grace period, ama account barayahannye, ibintu birahindutse. Cyari ikibazo gikomeye, kandi noneho bigaragara neza ko hakirimo igihe cyo kurindira Open Network. Ariyo mpamvu Dr. Nicolas Nakwati mu bigaragaye ko babitekerejeho bakabireba bagasanga ntabwo ari byiza ko igihe cy'ukwezi cyakabaye imfabusa, kandi ubundi turabizi neza ko igihe muri iyi projet ya Pi Network igihe gihora gisimburwa n'ikindi. Ntago igihe nta na rimwe higeze habaho igihe kidafite ubusobanuro. Niyo mpamvu rero bibaye ngombwa ko basunika iminsi kugira ngo ukwezi kwa kabiri kutaba ukwezi ibyo byose gutandukanye n'uburyo projet yari iteye, kuko nimba Open Mainnet itari gutangira ku ya mbere z'ukwa kabiri, dore ko benshi bagiye babireba bati birashoboka nituva muri grace period 31 turahita twinjira muri Open Mainnet bakurikije uko ibihe bisanzwe bibarwa cyangwa se bizwi, ariko barabireba basanga oya, ntabwo ari byiza, reka basunike bashyire ku itariki 28 z'ukwa kabiri. Ibyo byose ndabizi ko hari abantu, uyu mushinga urimo abantu n'amamiliyoni, ariko hari abantu buriya bari bagiye guhura n'ibibazo cyangwa se amakawunti yabo akaba yahanwa cyangwa akanasibwa, ariko noneho kongeraho iki gihe kugeza kuri tariki 28, mpamya neza ntashidikanya ko hazaca uwambaye kabisa umuntu uzaba atarujuje ibisabwa, nta byo guhana, bazasiba amakawunti. Ibi ni ibintu bigaragarira amaso, kuko ni ukuvuga ngo nta kindi gihe kizaba gisigaye. Birazwi neza ko ukwezi kwa gatatu tuzakwinjiramo mu buryo bwa officiellement ari Open Mainnet twinjiyemo, kuko itegerejwe ku muntu uwo ari wese wareba agasesengura kuri iriya P-Day. Mwibuke neza ko Nicolas ubwo ku gihe cya P-Day 2 28 z'ukwezi kwa gatandatu 2024 yavuze ngo niyo last P-Day ibayeho. Ubwo bishatse kuvuga ngo umunsi twakabaye twizihiza ko indi Pi Day niyo izaba ari Open Mainnet. Ibi ngibi kubivuga
turakurikiza uko ibintu bimeze cyangwa se n'uko uyu mushinga wa P-Network wagiye wubakwa mu buryo bugaragara kandi bufatika, tukanareba nyirizina uburyo imyiteguro n'abafatanyabikorwa cyangwa se n'ibihugu biri kugenda bigaragaza imbaraga zabyo mu gushyigikira umushinga wa P-Network. Rero bikagaragara neza ko ibihe turimo cyangwa se ibihe tubona twerekejemo ari ibihe bidasanzwe kandi bishimishije, ariko by'umwihariko uyu munsi wa none kuva bongereho grace period y'iminsi 28, ubwo ni ukwezi kose kwa kabiri, bigaragaza neza ko umuntu noneho uzasibirwa akawunti rwose uwo nguwo bizaba bigaragara ko umushinga utari uwe, utanamurebaga, kuko ibigaragara ntabwo bongereye iminsi kugira ngo bakomeze gutinza abantu, ahubwo nk'uko nabibabwiraga ni uko ukwezi kwa kabiri nyirizina mu gihe kutari kurimo open mainnet, kuvuga ngo grace period yararangiye nta kintu kuba timu byari kuba bibamariye. Ariko uyu munsi noneho by'akarusho kuba ukwezi kwa kabiri bavuze bati tukongere muri grace period kugira ngo hatazagira umuntu n'umwe ugira urwitwazo. Ubu kuva bagiye kongera grace period hari n'ibintu byinshi bagiye gufungura, ko murabizi ko uku kwezi kwa mbere hari avantage batanze ku bantu bari baribagiwe amapassword, ariko nayo bari bayitanze mu minsi 4 gusa yaburaga. Ubwo bishatse kuvuga ngo abantu bari baribagiwe amapassword, abantu bari batarakora verification, babongereye igihe kingana n'ukwezi. Ubwo rero mwa bantu mwe cyangwa se inshuti zacu namwe mwese mukurikira Nta Mikino Online TV, nuko ibigaragara kandi bifatika uyu mushinga Nicolas yavuze ati nta muntu ashaka ko azahomba payize, keretse umuntu uri kubikerensa cyangwa se mo kimwe akaba yarabivuyemo, ariko umuntu ukibirimo yahawe igihe gihagije kuva mu kwezi kwa karindwi kugeza uyu munsi, kuzageza mu kwezi kwa kabiri, amezi 7 ya grace period arahagije pe, ku buryo buri muntu uwo ari we wese wazahura n'ibibazo byo gusibirwa akawunti nta rundi rwitwazo yaba afite. Ariko noneho by'umwihariko akaba n'ikindi kintu arushijeho kugaragaza cyangwa se kuba timu barushijeho kugaragaza, ni uko bya bindi byagiye bivugwa ngo nimba grace period izarangira 31, ngo ubwo officiellement turaba twinjiye muri open mainnet, ariko tukirengagiza ko umushinga wa P-Network ugira ama event, ugira iminsi wizihiza, ni P-Day na P-Day 2. Nyirizina ijambo ryavugiye kuri P-Day 2 rirazwi. Uyu munsi noneho kuri P-Day dutegereje bidasubirwaho, ibi ndabivuga rwose numva nkurikije uko umushinga umeze cyangwa se nuko imyiteguro imeze, numva ndi fier nuko hategerejweho ikiswe open network cyangwa se open mainnet mu buryo buri official. Ibi rero aya mahirwe Nicolas atanze ku bantu wenda bari bagiye gucikanwa n'iyi projet, cyangwa se ku bantu bahuye n'ibibazo by'amapassword n'ama verification, kuko byose byari byaranze, kandi mpamya ko muri iyi minsi 4 gusa systeme bari bayirekuye itangiye gukora, biragoranye ko abantu bose ibyo bibazo bari babikemuye. Ariyo mpamvu nakubwira ngo wowe wagiriwe umugisha ukamenya amakuru ya P-Network cyangwa se ukaba wabasha gutanga ubufasha, ishyiramo imbaraga, abo waha ubufasha ububahe, ukoresha uko ushoboye kose, ibintu bigende neza ku buryo muri timu yawe cyangwa se mu bantu muziranye cyangwa se no mu bantu wumva wafasha, cyangwa se nawe ukeneye gufashwa, nimba utarigeze ubona umwanya ariko iminsi ingana hafi ukwezi kose kwa kabiri yongereweho, yibyaze umusaruro cyangwa se mo kimwe, uyishebe uburyo iyi minsi wayikoresha, kuko bizwi neza ko biranazwi mu buryo buri officiel ko ubundi nta coin n'imwe ijya ku isoko ikimayiningwa. Ubwo wasanga nubwo wenda nabyo bitaragaragara mu buryo buri official, nuko iminsi yongereweho isobanuye ibintu byinshi mwa bantu mwe.
iyi minsi ingana n'ukwezi kwa kabiri, ni uko imishinga ibi twahoraga tureba ngo migration haragenda bazamuraho ibihumbi 10, 20, murabizi ko igihe kingana n'ukwezi kose bari bimuye abantu bagera ku bihumbi 300 gutyo ariko noneho uku kwezi kwa kabiri bigaragara neza ko tuzajya kugera kuri ya periyode noneho nyirizina ya 28 dusoza grace period. Za miliyoni zikenewe zo gukorerwa migration zaramaze kuboneka mu buryo bwa nyabyo bugaragara buri muntu wese, bya bindi kuba timu yavugaga isabwa kuzuza, dore ko icyari cyari gisigaye ari migration, ibindi byose byuzuye nacyo cyaramaze kujya ku murongo kandi mu buryo bugaragara, cyangwa se n'abandi bose bakorewe KYC. Si ukuvuga ko sisiteme ishatse itakora migration, abantu bose bakoreye KYC babikora edayeri, cyangwa se abo babona amakawunti yabo yose yamaze kuzuza ibisabwa, ubwo bafite icyo bari gutegura mu buryo bugaragara. Ariko noneho by'umwihariko ni uko uyu munsi Dr Nicolas ashyizeho umucyo ku kintu cya Open Mainnet cyangwa se Open Network, ko ubwo ari kuri P-Day tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, tukitegura cyangwa se abantu abo ari bo bose bamenye uyu mushinga bakamenya ko ari bw'isi izaba yinjiye mu kindi gikorwa kidasanzwe. Byagorana cyane ko abantu bizeraga ngo Open Mainnet iri imbere ya 14 z'ukwezi kwa gatatu, ariko bigaragaye neza ko byarimo kwibeshya. Ariko ku muntu wese warebaga kure yabonaga ko ariko iyo tariki ari bwo Pi Network izagera ku isoko. Bakunzi bacu rero nagira ngo nkubwire ngo nimba ari ubwa mbere tubaye cyangwa se nimba ari bwumenye iyi channel, dukandira subscribe, liking, sharing, commenting, biradufasha cyane. Gira amahoro kandi ugubwe neza, n'ubundi tuzajya tubagezaho amakuru ya update nk'uko bimeze cyangwa se nk'uko biri. Mugire ibihe byiza, Imana ibarinde.